kuri Pi Network tumenye ibyo tukwiye gukora muri iki gihe dutegereje open. Abenshi bacitse intege, bamwe bagenda bavuga ko Pi Network atari legit bitewe nuko kugenda bimura ibijyanye na open mainnet bikaba ari ikibazo. Uyu munsi nje kugira ngo mbabwire bimwe mu bintu mukwiye gukora mu gihe murindiriye open mainnet, kuko abenshi harimo n'abatamininga buri munsi bazi ko ari uburyo bwo kugira ngo nundi bagabanye stress baba bafite, bavuga ko open mainnet yaratinze, Pi yarabatindiye, ntago ibyo bavuga babishyira mu bikorwa, cyangwa se Dr. Nicolas agenda yimura ibintu bigiye bitandukanye, amatariki yavuze ejo akayimura, bigatuma rero hari abantu bamwe na bamwe bavuga yuko Pi Network atari legit. Ubundi ko project atari legit ni ukuvuga ngo iyo project ni uko iba ibyo yasezeranyije abantu itabisohoza, cyangwa se ikaba itinda. Kugira ngo project ibe scam, ni ukuvuga ngo kugira ngo project ibe scam ni uko hari ibyo iba yakoze bidakwiye. Ubundi ikintu kiba scam ni ikintu abantu amafaranga akenshi na kenshi. Pi Network rero nta mafaranga yigeze yaka abantu. Pi Network kuyimayininga n'ubuntu. Pi Network abayimayininze imyaka igera muri 6, kuko yaje muri 2019, bivuze ko imaze imyaka 6 imayiningwa, nta giceri na kimwe iraka umupioneer wamayininze iyi project. Bivuze ko niyo byatinda bisaba kwihangana, birasaba ko mugera kwihangana, kuko nta mafaranga babaka, ni ibintu by'ubuntu. Data connection zigenda ntago ari nyinshi, gusa icyo navuga ko tugendeye ku zindi project zagiye zitanga amafaranga, kandi abazimayininze bakazimayiningira ubuntu. Bivuze ko nk'umuntu wamayininze Koa, abantu muzi Koa ni ifaranga ryatanze amafaranga. Bivuze ko na Pi Network birasaba ko mugera kwihangana. Ni project imwe muri project yatinze kandi ibyo ikora ikabyerekana, imwe muri project isupportinzwe n'ibihugu byinshi, imwe muri project ikora ku isi yose. Abenshi bavuga ko ritazaba ari n'ifaranga koranabuhanga gusa, ngo ahubwo rishobora kuzaba ari digital currency. Bivuze ko rishobora kuzaba atari crypto, ahubwo rikaza ari nka digital currency. Murabizi ko digital currency akenshi aya mafaranga bari stable. Niyo mpamvu hari abantu batekereza ko Pi Network ishobora kuzaba ari stable coin, ikaba ari ifaranga ridahindagurika. Abenshi bakayigereranya n'agaciro ka GCV, bavuze ko 314.59. Gusa kubera ko nyiri project Dr. Nicolas na Koa team yiwe batigeze batangaza ibijyanye n'agaciro, bivuze ko umuntu wamayininze iri faranga icyo asabwa ni ugutuza, ubundi agategereza ibizatangazwa na Koa team. Iri faranga riramutse ribaye stable coin byaba ari ibintu byiza, kuko byatuma agaciro kayo kaba ari kari hejuru. Gusa ubwo twabageneranya no kurundi kubijyanye na peer to peer, kuko imihahirane, urumva umuntu ni ubucuruzi ari gucuruza ikintu, ifaranga rigahindagurika, urumva ashobora guhomba. Nk'urugero nka Bitcoin hari igihe izamuka cyangwa ikamanuka. Ibaze nk'umuntu waranguye ibicuruzwa wenda akabiranguza Bitcoin iri ku 100, mu kanya yajya kubicuruza agasanga Bitcoin ihagaze 90,000, urumva direct 10,000 bya ku gaciro ka Bitcoin. Bisobanuye ko aramutse abicuruje yahita ajya mu gihombo, bigatuma rya faranga rihombya business yiwe. Niba Pi ivuga ko izakoresha cyane peer to peer, bivuze ko abacuruzi bagomba kuzajya bunguka. Niyo mpamvu abantu benshi batekereza ko iri faranga rishobora kuzaza riri stable coin, ikaba ari ifaranga ridahindagurika. Natangiye mbabwira ko ngiye kubabwira inama ku bantu mumaze igihe mufite ikibazo cyo
gutegereza ko ifaranga ryaba ryarabatindiye, ikintu cya mbere nababwira ni ukugumya mureba cyangwa se mutegereza amakuru agiye atandukanye atangwa na official P network channels, kuko aya makuru icyo azabafasha ni ukugira ngo mumenye igihe koko iyi faranga rizagera ku isoko, ndetse mumenye n'ibintu bishyashya byagiye bigeramo. Bikaba ari uburyo bwiza bwo kuba Open Mainnet yatangira mufite amakuru kandi mwaragiye mukurikiza ibisabwa. Ibindi ni uko mugomba gufokasinga kuri project, mukagera kwihangana, kuko project iyo ninga bavuga ko project ya P irimo abantu barenga miliyoni 60, bakababwira ko iri mu bihugu birenga 120, bisobanuye ko ntabwo systeme yakora ikintu ngiti kirangiza direct. Ni ibintu bisaba process, ni ibintu bisaba kwihangana, ni ibintu bisaba guhozaho, kandi bajya bavuga ngo ibyiza biratinda, kandi bakanavuga ko niba ushaka ikintu ugomba kugiharanira. Ikindi ugomba kureba ko konti yawe iri ready cyangwa se yiteguye, yujuje ibisabwa. Igihe icyo ari cyo cyose habaho Open Mainnet, konti yawe ikaba yujuje ibisabwa kugira ngo ubashe kubona izi coin. Kuzuza ibisabwa no gukora KYC n'ibindi. Ibindi ni ukugumya wihangana, ukagumya muri community ya P, ukaza ureba amakuru agiye atandukanye kandi ukirinda amakuru yo hanze ashobora kukuyobya. Navuga ko ari ibyo ngibyo, ubundi tugategereza Open Mainnet ko yaba kugira ngo tubashe kugera ku ntsinzi ya P network. Ndabashimiye, Imana ibarinde, mwikokore subscribe.